ariko Miki karame nzakubwira kugeza ryari nakoze igize noneho papa oya ntabwo ari uyu munsi gusa sineje umuntu mbikubwira uzama umwuzukuru ryari nyine ako si papa nta n'umugabo ndabona ndaguha umwuzukuru gute nyine kuki utamubona wasanga ubenga wiha kuzamura ibiciro n'intugu nyine papa aracyari kare urimo urarambirana mu muryango aracyari kare ariko ndacyari umwana wategereje papa yewe rwose umukobwa wize ureshya gutyo usa gutyo nakwiteho mu byo bwose uburi iki ngo ubone umugabo nta kintu mbura none papa ba wihangana niho kugeza ryari utegereza bibi kwihangana ko bitera kunisha ihangane mbanze mbona umugabo nkeneye w'inzozi zanjye arewe ubwo urawicara utegereje nk'abanyamamodoka amanyandege bafite ama etage umugabo wese n'umugabo wiki papa nakazungu wa wundi none nawe yambera umugabo wowe sinshaka none bariye baranabahiri nabo none se umva mbwire Mike nyoko tujya kubana yafite imyaka 17 wugize 22 bakabubyaye kabiri ego manishura ndabizi ntabwo buze umugabo nabyo bikorwa by'ibihirima biri bafite amabono wagira ngo nibigega byo ku mashuri bibona abagabo nkanswe unyorosheje ako se papa reka nkubaze njyewe rwose umugabo nzamubona rega no kugenza ibintu gake kumubona uzamubona kuri muratinda rega nta nubwo no ushaka kumva nicyo naguhamagariye uje umbwira umugabo nta nubwo ikintu naguhamagariye uyu munsi ndashaka kwereka boyfriend wanjye afite gahunda mvira papa nuranamubona ngafite gahunda nyine mbwira aje byo gupinata cyangwa aje kumbwira itariki ngomba kubashyingiraho nyine nje kumukwereka nazo bimwibarize wowe nyine mbwira ukurikije ikitumye aza hano nukunyereka gusa cyangwa afite imigabo n'imigambi mizima papa nago mbizi kandi cyo byose biravangavanze ariko ntacyo da aje ngo umubone munagane rero barabanga intandaro z'uruhara n'amasoso no kubwemeye kumunyereka gusa biracirenga kejo yakurongora ubundi nkabona umwuzuko ose papa narakurambiye urandambiye ndakurambiye urenje imyaka ingoreje kwiga secondaire imyaka ngahe 5 urahura migaraye gusa nose hari undi musaba utegereje muri iyi nzu ako se papa hari undi nazaniye uruhara ndi gukora imbura igiye kubera wowe wigeze ukaba ku ishuri umunsi n'umwe ngo wabuze minerival nese nawe ko boyfriend agiye mu gihe rero aje kwiga nta kindi ni mu kazi no gushaka umugabo ako se papa basi wajya unyihangane nakwihangana ubundi se bukeya ni bukeya nakwihanganye nese kudashaka abagabo maze nka bakazungu nkubwira ngo rindira nkuzanira umugabo mwiza ubundi hari umukwe ubukeneye ukumva Mike jya umukwe muzima ureba ko ukomeye ko umukwe wa Manase mu muhanda tuzahura ubwa none ko ari umukwe muzima niyo nawe ngiye kunywa gacupa cyangwa icyo nakora cyose mwishingiza ko mfite n'umukwe muzima usobanutse papa rero boyfriend wanjye naza nakiri kuramubona ko ndamubona arewe amaye ari umuhirimbira ujugunyanze ayo magambo uze kwihangana nuze kuyavuga eryo ari bitajyana na rimwe none se Mike reka ngwibarize wari wabona umugina mu rufunzo papa ibyo bintu byinshi hari nyone hejuru y'amazi ngiye nago mba mbizi pe nyine ndakubwira ngo njye ujyana ikintu nyine mu gihe cyacyo urabona indege muri ambutiyaje urayibona urabona ubwato mu ishyamba cyangwa ku musozi nuko ushaka umukwe muzima hano se ubitekerezo nazo zo kumpamagara gusa papa wagiye wumvikana si umusaza wangirira neza cyane sinari baby se sheri nawe papa ntuzamuzane hano aje gukora iki akubanza ugivuge via ariko urebera kuma bambaye nk'ibirara gute nyine muzanye gukora iki aje kunsabira je nawe twabiganiyeho mubwira yuko papa wanjye adakunda abantu bameze gutya unyemera buretse ntagi tuvuga sheri buretse unyemerera ko atazaza yaje gukora iki yakunameze kumfasha gusaba reka reba uryungana urabona ngiye nagufata guterura mukuvana ni wanyu kugeza iwawe ese uranira ngiye ntabwo tuzakora uko nimba rukunerura nakugenda bizakora mbikubwira no sinzamaza ngo njye mu muryango reka bigomba kubanza gushira ibi bintu by'uburara rwose ngembo bara sheri wanyemereye kuzabireka nzabireka nimara kugeza mu mago urumva Viaje gushima mubwira katasubira vie nawe ariko ntago uraza mbaza ikimanye erega urizana gusa basa ntabwo ngwerekeza oya bebe ndi kumuciringisha papa wageze n'ahananuka asa gututse gute nawe ariko ujye umenya ko imiryango iratandukanye irasohoke ntabwo yasohoka ese urabona yasohoka gute urabona wabazanye umubyeyi ukamusubizayo kuko papa wanjye ari pastor se wagipira none si murabikubwira irike iri kwa ifunguye Wetin be this? Jesus. nimushyiremo noze yo namuturisha urabona ari kunywa kantu sibyo ahubwo bebe ngereka nko iyo wizana wari kubiki utazanye uyu musaza umva ibiyobyabwenge mwese byarabishe umva baby viola ari se ngo tuvugane
nese nimba hari Mwiri ngutukano zinyine mutema bungaye twikomereze tukujyana. Kono bwa mbere tubonye menye. Ubwa Covid nawe rero reka nkubwire. Ndabazi se namutambe mbaza biciringa ari. Ntabwo tukabiganira ukambwira ko utazaza. Wiba wisubiye gutuza utekanye nge narakwise. Izere mu duhende reba nk'indege. Nyumvira kuva kwa atangiye ku. Twebwe ibintu by'indege abari abakobwa b'ibyuki mu miryango yiwacu niko tubifata. Nta kibazo nari basi ibi bintu naze kwivuga imbere ya papa. Mwihangane mwiyubahe mukoresha ikinyarwanda cyiza. Ikinyarwanda nicyo turi kuvuga ni ikinyarwanda. Ibyo ngibyo byine. Ako urabona ko ari icyuki ntari. Tugende mvugane na sinjye ndavugana n'abarundi turavuga. Ariko cyatangiye gufata. Okay ngareka. Okay ntari biwo genda gutegura neza natwe dutu. Ariko mumbabare basi muze kugira ikinyabupfu. Ntari bituraciringa vyose nabonye ari negasi. Abantu bapfuye ukuntu bangana. Uretse mbutaje sibyo urabona cyane uburyo kimeze. Mbaruse guciringa vyo ni idage ni pasteri. Ni pasteri guciringa ubuto. Nyiri cyo mvuga akarikero ujye usomaho gake upfushe. Abintu nayo byo gupfusha bamubwiye peti. Cyacyo niba wagikunze usibye ari amaguru nari amabona. Ntabwo ukeneye umutima ni. Ahubwo ikintu uri bunkorere uze guciringa mvana uyu mugeni bamunyemereye. Nabirenze. Ayatabaramumu. Waiting be this. Jesus. Ndagira ngo ubutegura gahunda neza. Ubwira ababyeyi bitegure ku buryo umunsi w'ubukwe. Uzasanga ibintu nyine bifatika cyane sinshaka bimwe. Ntabwo byabura hari nabona amaze bakiye. Bako baraje. Yego sha mwana wagira gutya nuko. Ndagushimiye. Ubu rwose nanjye mpesheje shema mu bandi babyeyi. Ubuze ukuntu nishimye. Ku munsi w'ubukwe bwanyu neza. Nzaba nicaye imbere. Ubuze ukuntu nishimye. Uraho neza. Muraho. Komere meri. Muraho. Yangariwe ni wabo. Hanyuma rero tubahaye ikaze mu muryango muri bande kandi muragenzwa n'iki? Kadomba Regis. Kadomba Barufuyanga. Barufuyanga wagashoka. Gashoka mu gatenga hafi na wazirimo. Bavuguye. Muri amashuri. Bano dufite ikibanza. Kwirimbi hari? Mwirimbi. Murimo nkabitegura gupasa cyangwa mwarapfuye? What? Mwanjye guteganyirira. Nagaru guteganya. Mwanze kuzarushya imiryango. Ubutaka bw'umwana cyakumara. This man. Adman wanje. Naje kumusabira. Kugira ngo turi kumwe duhe beach. Twakakure. Beach ni igiheho. Tukamushyira mu rugo nyine nabizi. Umwana wanjye ni beach. Kuko mutuye mwirimba ariko hanyuma se uramenye kubyo umwana wanjye naruhe ntangamine rivare njyewe nyine wibabwira nabi basi batega amatwi banze subwo wabaje mama Miki genda gake hanyuma ngo ku ruhande sereje mutiyaje naza gusaba gahusha muri mwanya guca mwirembo se rihe banote mwirimba baca mwirembo n'umuca mu mwobo ko numva ari ubabereye wamenye kari abashyitsi twaza rikere watekerezaga ko urugiyemo twabyo twakiriza vugaga kibanza wakira abashyitsi umve n'ikibagiye kandi bakira gute buryo umuntu uri uko ateye ni kumwikiriza. Oh my god. Ndeka ndahomba Regis ntuye mwirimbi nyine basi wibabwira nabi sibyo rero ko nta kibazo nyine twamanase ko bwanjye Miki imfura yanjye na madamu wanjye tubiteguye nk'abashyitsi yarabambwiye ariko ndakeka abo yambwiye atari bamwibwa abantu bambwiye bani ngewe Mungu ndamukunda wenda nuko wenda ava mu muryango umeze gutya ako ngewe Mungu hoya Miki nugira ikibazo cy'ingenzi n'urukundo niba mukundana niba abana bakundana bareke bazaba babane uramuna yari umwana none harya ngo witwa nde nitwa Adman mwene Kadahomba Regis kuturuka mu gatenga narabonye ikibanza aramwirimbi nkuko ubwo babikubwiye nyine naramupofotse naviyemera kumushyigikira urukwavu turarutanga ukora iki se ubusanzwe ngewe ubusanzwe ncuruza telefone z'akazi mu mujyi z'akazi yo mu mujyi hariya fupi muraziranye uriya ni umupampe wanjye bivuze ngo telefone bahaye Nzove ejo bundi no wayibuze
iriya yifotoresha ukabona wese yabaye muremure mugiye rwose no wayiguze umuha make uramujijisha ko kisi umuhungu akora akazi katemewe nzovu ntumuzi bamaye telefone minsi mike yari yayiriye kandi umwumva umuhungu wayibye nyine oya ntabwo ariko bimeze nta nubwo byigeze binabaho uriya natwa twivanze mu kazi k'umwana niwe wabasha kuziba niba amafunge akora akazi keza hanyuma rero ndagira mbabwire ko ibyo murimo nundi amaboko azaguho yamenyera mwiramukanya ikosa wakoze bwa mbere uzana umuntu wawe utagira discipline ukawuzana nta na fero ushyizemo kansomera umugore mbe guciriye amande ntabwo wabona amande ese icyo ngicyo ni ikibazo biye none ntari ikibazo kandi bubanza ngakazanurwa ngamenya ukuntu akazanurwa n'iminsi waje ese umva yamujyana namenye ukuntu ibyo byararangiye ntabwo ushobora kuzamuribira ku mwana wanjye nza wakira abashyitsi mbere yuko babwira Kasongo yeye Mumbali nanga umumeri kiri gute neza Ngo mbona wewe Mumbali nanga mama turashima nyuma sereje uyu we ni ninde ni gatiki n'umugore wanjye ni umushaje uvuga na sobo ko mwizina avuka Zango kaona mkuu anasema Swahili anatoka Goma haiko na hapa alina dawa ya kutumba so akawa ari mama wa Adman cyangwa akaba ku muryango mushatse yewe yanuka gitababuye yanuka gitababuye rwo nta kuntu waba umeze utyo ngo ugire umugore umeze atyo waza ngo umubyara umwana muzima we kumbakiriza iki none se bakire mbere yo reka ikingenzi kambere ku muryango nta kibazo turaza kuganira bwira ngo baze hano Emi katanyita abyaye n'abaramutse kwa nabakwe ko kambare bihungu byo babizima kambare babwire baze hano baramutse bashyitsi twiganira none se mbiki mu by'ukuri utekereza neza cyangwa ubwonko bwawe buhambirije filime papa nge rero nge narakubwiye ngo nako ne wambwiraga ngo muri nshaka ubu hano yungwe basa datandukanye na kazungu uko biri muri make wagiye ureba ibiraho n'ibishingwe byose ubwo papa yambwiye gushaka kapfe kuyora ishingwe ninde wadagiwe idage ni wowe idage ni wowe ariko ndakubaza umwana waje gusabura mu ishingwe ninde nuso waje gusaba uramuzi kiviyewe bimeze bite waduhaye icyo kibebe narimbaza cyandura urumva ari ibintu papa Olivier aba ni bahungu banje bagwa mu ntege uyu mukobwa wanjye Mike uyu yitwa Emi bakuno utazira Shayibubu wa mukinye kinaga muri APR ejo none ko bajya gusa nawe arirabura cyane bane Olivier bose bareje secondaire abo ngo ni tuzahireza ibasha byagenze bite ari babiri nyine ku munsi yego ariko se ubukwe uravuga ubukwe nigeze mushingira njyewe zati buryo ubyina neza kwa se buko bakweramo witwara neza bizagenda wewe ngomba kwitwara neza niko se shawo Emi wabaye kibiri ni mwakigabana What? aturi kugurisha inkoko ri kibiri cyo kugenda gitese urubyiruko so rajya amafaranga tuhereza amafaranga ibasha yindi none se uragena amafaranga ni uzayatanga ntisinaga umwana wanjye uzahitanga sesagure se Hamadora nyumvira uyu muryango turasesagura umwana w'insamutungishije none uyu muviye nawe ese ko mubyina mbere y'umuziki mwabanje ubuzima buzakomeza mwamuhawe se banzi bakira yaranyemeye vie sinzi impamvu uyu mugari no ntacyo wasama ufite n'inyota rekeraho yego murasa ariko wari nimutwakira nta kibazo hanyuma ndahera kuri umubyeyi nkanjye murafata iki mundebere icupa rinini rya James What? madamu ntabwo mwa ibirenza mu Henesi magasinesi Henesi dirego uko mukora mu noneho yibagiwe kamuwe taracyari mu gihe nagashaka gusubira nanjye Bwaje ko kwirwera ntabwo bikomeye kanwaredire hanyuma se Mike karondusha imibare uherutse mu ishuri vuba ugenekereje urabona ibyo bavuze byafata amafaranga angahe ugenekereje
800 y'umunyarwanda n'amakondeza byo kukwakiriza unize muratwakiriza ubusa uje unzaniye iki wowe wakize 800 nzaniye isi umungu wanjye nambombaza aje n'umutwe se umutwe se agiye kubyara muri uwo muryango icya mbere ko bwatugiye kumwanduza uburere nuko ngiye niko 800 njye kukwakira uzanywera ngahe zakwera ngahe ese ni ikiguzi hera kuri kibiri tugiye guhabira bipeti byawe gahabwa induru kibiri shundi ninde ugahana ifuni ifunguro riri ku meza wawe umukobwa yagiye ndahabwa ifuni umukobwa yagiye mbambwire sha Olivier ujya mu rugo yihorere mujye mu rugo niciye iteka mujye mu mirimo jya mu mirimo nyura hano mwitahire mugere ese mwigire muri siporo ntago bibiri twe twabitora gatorwa mu birara wanturi wowe ukwiye kuvuga mu bagabo mujye mu mirimo nikoreje mfata amafaranga umutungo wanjye ni kuri 800 kukwakira umunsi umwe uzi ko nuko ntazageza ayo 800 ahubwo vie nawe urabyishukuyeho desa Olivier garuka no mubwira bari ibintu byazandishe tukikura n'umusaza cyakiraga kunyaga gatoya mukanyarika umwandika gapanga muzanye igiye mu kazi noneho turareba ngo uguhibwiriza ninde anava ikoresha sevye bimeze tuganira ku mutwe turebana ndakubwira ngo wowe ubwawe wazanye iki ngo mbere ninabwiye papa ntuzamuza barabisoza nimwe ngo yari mu gatenga aha se Kigali umushyitsi yijyanira impamvu nusuza telefone unzane zingahe se nibwo uri gushaka telefone uzanye zingahe ndaje ngo iyo yanzo kumbwire miki rwose nimba umusoro wakunze wakwica no wamara imyaka 80 ninga kumera nka mukamusoni ariko no ntabwo nagushyingiriye inturi y'amatama waretse kuntukira ndakubwira mba mama twubahane haguruka bakureba haguruka sha amureba haguruka banza icara wanuriwe icara nukamwiringaniza na burankwera wamubonye umukobwa wawe ziba funga kinwa mbesire shenzi wanuma wamurebye uyu mukobwa wanjye miki ukuntu agororotse nta nakagega agira munsi yo munda uburetse ni etape kuri etape bireka hano kino gice kuri iki gice gira gute aha uko mureba noneho ubwabyo iki kibero hano ahanga hanyorosheje umubiri ni intobozwa rutoki kugira ngo umukobwa wanjye agacira derrière ubwe ukunguka ateye ubu bwicara iki kibuno wakijyana muri banki bakaguha inguzanyo nta yindi ngwate bagusabye warangiza wowe ngo icara mwana icara SF none urebe icyo gihugu gifite amatama nayo munyamakuru wigenga warangiza ngo gikiraho n'ibikoti biyo n'ikivumvuri ndetse nkubaze vie ye nanga umuntu ndakaza rero nanga umuntu ndakaza nkora amaboko urumva ari ibintu bya danger ho kisaza oya toka nawe duze urashaka ngaye umukobwa ngo basi babwira icyifuzo cyawe urashaka ngaye miliyoni 10 siyise ni moto y'umuriro kuri ubusazi wowe n'umutanka jangahe miliyoni 10 kera kuri pampa namuguriye akivuka bwa mbere pampa cyangwa amarangi ngo avuka pampa zari zihari amarangi sha pampa mfite mukuru wanjye uba mu budage arazinyohereza kera ku mata yanyoye urwo rwara rwavese gaharuka ababyeyi mbareje nuze kumpangara pampa he papa wawe sinakubwiye papa miliyoni 10 namwambitse guhera ku ikariso na pampa ndamaranje byose naranjete muhanagura na pudre mama yasabi byose yabara amafaranga nanyo kuba mukuyinjira kandi ebyiri z'urwagwa uri murasha miliyoni 10 korwe imbere wanduri wari uhari okay none reka tukubwire fe turagwizo njire kandi ebyiri z'urwagwa turenzeho n'isuka nawe ubugano wamubwira ngo uzaze gutenda hano uzanduhasaze sinagukingira umukobwa wanjye niba amafaranga ashaka ukazabona uvuye ahangaha nzaba ndi mbwa ndagasa batuvugane tugende ntabwo nkunde nange mbwa uzahita umutera inda noneho impanga noneho bita ukumvuga ukajya mucecekesha urabona barara abakwanyabo ko cyangwa n'ingirwa bakwe nyine uko bameze bakire ngaho reba amafaranga nawe ubabwiye urumvaga miliyoni 10 we hari wazi agomvuze make ngira ngo niba nashoboka bananirwe bisubirire nyine basi babwire ebyiri none se uzashimishwa no kwanga nayo makeya uzingahe ebyiri miliyoni 2 none ni ikibazo ndi kugura za ngururero byose nuyababwira barabaye aguhaye ndakubwiye ngo ntabwo nshaka kuvuga miliyoni 2 kuri miki wamvunnye
basi turashaka kuvuga ngaho ariko nawe mafaranga ni menshi uvuga make ariko ubundi ari bishoboka bafata inzira bagasubirayo nge ntabwo mbashaka none ubwo rega abana barakundana kandi haguma urukundo umva ariko ndakubaza Miki yarakurambiye mbimenye cyane Miki ni imfura yanjye ntago namurambirwa rwose kandi urabizi ko ari nawe mukobwa wenyine mfite mwikureho kuntura umizira gusaza kano y'amaso none se uzanezezwa no kutamushyingira ukaryama mu gitondo wabyuka ugasanga azinze igikapu cy'imyenda cye yiwe yagiye biraruta rwose ngavuga umwana wanjye yarabuze kutina rwose aho naba nsebye naba ntayikuze sinaba nkitwa umubyeyi pe mama Miki ukavuga utogota nk'inkoni maze gufata dugiri zirenze 100 nyine nawe basinyumva reka nkubaza wo mu gihe cyawe kutanamwiza nk'umukobwa wawe nagukoya ngahe nyine hari mu gihe cyawe nyine ndakubaza kutanamwiza nkawe nagukoya ngahe nyine kirya gihe cyari igihe cyacu none ibirayi ku isoko bigeze kuranga uretse igenda kake tapi ko etape ibirayi ku isoko bigeze kuranga umuceri bigeze kuranga ibyo ngibyo byose byarazamutse n'ubone ugomba kuzamuka nese basora jya ngo mbwira icyo ushaka mbana gukora amafaranga 400 ku gihe cyawe numva mikagomba kubaranga miliyoni imwe nyine wowe genda ubabwire nishyamba ndikugura za Rutsiro se miliyoni imwe uje miliyoni iki hari iki kibazo basi genda ubabwire 5 mwumvikane ndavuga ziri oya vuga 5 nawe nese urakomeza kubaca amafaranga menshi birangire bite genda ubabwire miliyoni 5 ariko bakazamwiyambikira mu gihe cy'ubukwe uri kubyumva bakishakira ibintu byose aho doti izabera sorese busizabera bazaze mbakire kugeza saa 7 doti irangiye ubundi bafata inzira bajye gushaka reception yabo nta kibazo tugende mu bivugane niba byemera ubwo bizaba kandi ikindi nukomeza kujya kuri kote yo kubavugira umwana ni wanjye ninjye yavunnye none se ngi sindi nyina ntiyamba uramaze ku buryo kuvuga ngo wajya waramurambiwe miliyoni 5 nta kuzijya munsi kandi umvuganire nawe nta kibazo tugende Gisaza kitasashaka gusuzugura abantu. Vie watushura ukabya nawe. Yakuzanira kazi, none reba ikirenzo wazanye na mama wawe ubizi neza ko badashobotse. Mu muzika avuye muri Kongo. Telefone yanjye hano shamba. Mu muzika avuye muri Kongo. Neza nyine nakubwiye ngo ntuzabazane uzizane. Ndeba none murakaje. Ese biragenda biza. Wambwiye ngo nzizane. Nge nari kuzagufata nkakuvana hano. Akugeza mu rugo nje nyine. Akugishira mu gace. Nese ntabwo mfite amaguru yo kwigenza. Amaguru yo kwigenza. Eje twumvikana nk'abantu b'abagabo sibyo nabo kandi megera umudamu wanjye kandi nawe byakubaho bwira ibyo bipete bigende binzanira isigara hariya kuri iki utugaruka ucare hano kandi isigara ibi nani mbigiriye we kandi isigara ko twumvikana ngo ihamwe isigara hano kumwe isigara bitwaye iki hanze hari inzu twicaye agiyemo okay ubwo kandi nabwo ngiriye umugore wanjye gahunda nari mfite nkasemo 2 niko tubyumvikanye abiri subwo ibyo ni ibiceri binga fata miliyoni 10 ugabanyemo 2 nyine ubwo ni zingahe miliyoni 5 kumurabasazi akabasazi ni mwebwe miliyoni 5 uva zishoboka aho zishoboka ni ikibanze nyamata mwera neza neza gushyingire neza hari bishingiranwa ngomba kuzaho umukobwa wanjye ngo mbayemere muze hari amatente nzagomba gukodesha intebe muzabyikiza azazana n'inzu inzu se ibyo azazana byose nibyo zahera n'ibyo azazana twicare tubizi azajya kumutunga n'inzu umuhungu wanjye nawe arajyana igikoresho cy'abagabo arewe byose byabyikuriraza cyane kandi urumva atari byo muri miliyoni 5 kandi reje ndaza kwisubiraho byose mbigireze nise ubwo uraduhenda gutyo umukobwa yanyweye amazi yagomba ibyo byose nige ngubwire ngo kuki kunyuza nakubwiye ngo uyu umukobwa wanjye ego hera ku munsi wa mbere akiva mu ndatangiye kurira bari sabune nyina yakarabye n'amavuta yisize ubare n'uyakarabye umunsi yarakarabye akabasa n'igiko batwize kikanya gushira uyakarabye umuhira imbiri y'inturi hoye mwumvikane ntamuri abantu mwumvikane cyende ga urunuruhu rw'umuryango urabona wafata uyu mukobwa inobozwa rutoki mugiranye n'iki gihe mpamvu naje namuhisemo nyine twemo wanjye tubyara kametisi mbubwireje kwanza urabona ngaha aho ushatse kumumagara neza ngwa okay muze okay umubyeyi urabona atarabyaye komo n'umureba nabi mudi bimeze miliyoni 5 okay ntacyo wabona tushika wabona ngaha rero ntabwo ndi gukora na madame arabizi okay agaciro umwana rero ejo bundi twamenye agasanduku mfitemo iry'itanu ibihumbi 150 ujye mu gashyekero hari y'indaya urangurizo ngizo ugenda ndi kuva mu gatega nshaka muri iyi miryango kuri iry'itanu rero ibyo uvuze ntibishoboka kureba ino baby yawe ntibibaho
amafaranga ari make. Tuvugane. Kara kasanduku ka menetse. Bivugane bande? Bana barakundana byewe. Mufata ariko Uretse gato ahubwo. Tansiyo genda gake kiramo we canye danje. Tuje cyane. Mba muze. Ushobora kuvugana? Nje nawe n'umukobwa wanjye uwa bata. Okay. Uraho mwana. Nindi gutwaza cyo kubaza. Kiborera Cyo turavugana ku azanye baba pampe bawe se bakaga. Muze waze tukavugana. Asikuba wagiye. Wumva ari ibintu cyane. Ibarasta ariko man. Uzabyara. Gibuke ko amafaranga ugiye kugira ingarayo twakwema gatike. What? Umva. Yagitamye n'utuba kubita. Wetin be this? Mize bitese. Reka mbanze nibariza umuntu. Rata umukobwa wanjye uramukunda. Ndamukunda reka kubwira. By'ukuri namukunda. Byanya. Niki ndamuzi neza. Uriya mukobwa nanjye arankunda. Ahubwo umukobwa wanyu ubundi reka Tazanye Miki ndamuzi neza. Wa mungu we wazambabariza umwana ko nazakwivugana. mubabaza mubore. Nakuvuma. Ugagafari. Kumbabariza umwana aho nakuvuma. Reka nkubwiye sibyo kira cyana cyangiye naragipfotse ndavuga ati nguye. Umwe mu Ndaga rero icyambere araza gufata. Nimba umwana wawe. Cyambere ni umukwe. Wowe icyambere ni urukundo nimba mukundana ntago nabura kubashyira. Urwo rukundo reka Imana ruturemyemo ahubwo ikindi cyambere ni umukwe. Umukobwa ari kugira vanga. Sibyo. Twumva ikirava mu byo baravuga. Mere reka ngushoneshe rero nta kibazo. Uretse ngushoneshe ukuri modero bumeze. Sibyo se. Wowe icyambere ni uko. Kasongo Mombali nanga. Muze. Nze ko ndaburi kureba na. Murebe neza bitanga iki. None se ndeba nabi bwo biratanga iki? Twumvikana igiciro nabindi. Ese ngira ngara kureba neza igiciro. Inkwano nishimwe ry'ababyeyi. Ni nayo mpamvu nkuzanye n'umwana wanjye hari atazajya ngo hari ibindi ndavuganye nawe adahari. Iby'inkwano nujya mu biciro birapfa. Banza wumvemo ko ari ishimwe ry'ababyeyi. Hanyuma ngiye ko mutanshimira ntago nabyaye. Warabyaye ariko uko byaye ntabwo nari impari. We ni isura mungu ntago ruwanjye nyirokeka yaravuye. Hakurasa ngo ibyo mutanze atabyo natanze kuri umukobwa wanjye. Ese mutanze biki bindi? Kuko utaretse mbafite agaciro ngo tuzagusanga ko tumukeneye. Oya bwumvikane bwiza nuko tuzano niko byahuze neza. Okay, miliyoni 5 mukazitanga kashi nkategura uko gutaha none. Ako miliyoni 5 wazikura he? Ese nagumuze ko muri abakire. Miliyoni 5 we ntago ntabyo ngo turabakire. Reka nanjye mbaye mungu wanjye. Ku buryo umva ko naba mbaho umugeni w'idiho. Iryitaro ni idiho. Bararitora. Urabona ari kimena cy'inyanya. Kigura iryitano. N'imineke yamaze yasaye nivoka zastangiye kuba. Ubundi se turetse ibintu byo mu mafura turafashe turatanga. Nibagenda bakabana tukabashyigikira nk'ababyeyi. Ku buntu. Baherewe ku buntu yewe nimifate ngo ushingira umukobwa wanjye ku buntu. Cyane rero. Ngucikise. Ubushuti se buvuze. Nuko abana bazavuka. Tuzakomeza tubafashe. Ngira abuzukuru bitwa nkuri. Yese abana bazajya baza muri vacances. Ntabwo bazajya baza muri vacances. Abana umugore utakohereza abana bavuka bitwa nkuri. Ibaze rero nkuri umwuzukuru wa Manase ari nkuri nawe umwuzukuru wa Regis ari nkuri. Bitwaye iki se? Nge byaba ari iki se kuri nge? Nta mugeni n'ubuntu mfite. Urakeka umwana wari uwadanje. Uyu. Okay wenda yicaye warebaga ubwicara gusa me mu maso. Muri mu maso nawe ubwawe. Nawe wamwifuza sha. Umuntu ndaza kumureba ninjya kumukazana. Mukazana. Ese ndamuriza nameze uko bimeze. Imkisira. Ese abaturage nyine murebeye. Murebera ibi byari kera. Sanze ubusugi bwarataka. Ibaze rero nge nise nge nango amafaranga yanjye. Sinesting. Ubwo nsanze ubusugi bwarataka. Yes we. Uyu nguyu uzishimira abana bahirya. Uyu ndamuzi neza. Ishimwe n'ibyiki n'abana bahaye. Yo kugiye kugira abuzukuru bazima. Abuzukuru bazima ahantu n'abandi banyuze. Ege nimushaka umwana banza numve. Ukumva noneho amfate neza uko ari bumfate niko ndi bubwira umuhungu wanjye. Hako warapfuye. Ese si umuco n'ibyahozeho. Ariko none bazi iyo foto ya muzehe Regis ariko umukobwa wanjye Miki muraho nize muri piku ya buri kanya. Je naguca umugongo n'izina ry'Imana nawe yakunciye umugongo gute naga ari umuco n'amafaranga twabaye. Umuco waracuye. Fata desa tugabanye iby'amagambo. Ndakubwiye ngo za miliyoni 4. Nayo ndagabanyije none 220. Hako warapfuye. Ngi nta kintu ngiye nakamasa k'inkuru akamasa k'ikintu ubona amafaranga nyazo. Ese mvugiye ubusibye uyu ni umukobwa mwana urumva yaratagomba kuba ngahe. Miliyoni 4 cyane rwose. Bien sûr. Miliyoni 4. Wowe wakatureba uri kuzabyara bakubaza. Kandi papa ariko sha. Umunyatura umwana ibyo bintu muri surumva. Shira ariko nagari
ariko umudero uhagaze niga yanjye ni fura yanjye peti ndanagifana bya danje rero bihagaze yambwiye ati mere ngiye mfite icyana nikundira tu ndambwa se icyo cyana meze biti mere ngewe kira cyana ndacyemera asa kumunzanira inkuru icyana nini cya danje kandi ikindi reka ngiye nakurikije umuviye n'umumero urabona ngo ikimeri ni ikizungu kigendera cyana cyanyu ni ikizungu kigendera ikiviye urabona ko urugo rwose ni bimwe noneho ukuntu gahunda zimeze ndebye baby mbona ni ya danje mbonera nakubiye fo utavuga ati ntari we tuzajya kugusabira isubwa abana ngiye ntabwo nakwitambika atabaye imigisha ngo nimba bakundana ngewe umuhungu wanjye arakora guhahira urugo ntabwo byamuze binamunaniye yaza kwisangirira mu rugo nta byatanje twe tuba duhagaze inguma nimba bakundana nimba umuhungu wanyu ankundira umwana yumva azubaha inshingano ze nk'umugabo mu rugo ntabwo nabura kubashyigikira bameze nk'umuheburayo ukazazamura neza gutya byara neza bigute none uyu asumba abaganga kare papa kare ntabwo nza mu nzu y'inkodesha ikindi mwarubatse twagize ute ntagaza mu nzu y'inkodesha bagiye kubaka neza kandi bagiye kubaka ngende mbizama gute banyongura mu bubaki umuhungu wawe mwubakira iki uzuze miliyoni 10 nimbaro aba mu nzu y'inkodesha nyore inkodesha rero mwagiye miliyoni 10 ngwaniremo subiye inyuma kwanza ariko muze nta kibazo kugira mu mutwe wawe kiba ahubwo ubwonko bwawe nta buri nidirishya uye usibye umusatsi mbona ari makanya nta kindi kibazo ufite mu buzima ndakubaza wowe ubwawe ntabwo bari akantu kagashishikaje nako kumufasha bigutari mwaduni ko gatukamujyana akosha niko ako ni akarima kari mu manegeka ahantu hari urutare gusa ariko iyi ni zahabu iyi ni zahabu iyi ni zahabu kurya mu arenze na zahabu we wagabanyije ushaka guhira iwanyu papa babwira amafaranga uziko mama ura mwana namujyanye ubuntu reka nkwereka indi bamagaze ni mu gihari kuri mugore sinabonye ura mugore ameze nk'ikirara iyo mpano yambaye bagenagaze kwimenya apfumuye amazuru waye nimbwa banditse amaherena aragwa n'abantu waje mugenda nibihe bigezwe reka nkubwire rero ariko nawe ni mu gihe yawe nukagitaba buyerega inyese ngibyo bisokoza mu misaya ngubu bwanwa buraho ese warakomeretsera okay tubyoroshye miliyoni 2 mwana ihangane nzahumiriza n'ubundi nzaba ndiyo nimbwa idakingiye itagira nyirayo miliyoni 2 shyira hangana 2 ngiye nagura ibishingiranwa amatente nayanjye doti zabera hano risobusomo zayina mwirwariza genda yigurishiriza kagura ngahe mwana we nuzi ibintu by'ibikomo akakagura ngahe bana kano karenze mu bijana se burya birimo sa 1900 tuzigurishiriza yese nta zindi desa nabahaye izihe kwabaye turose ziduhehe kumunwa gusa nabyemeye ndengeje y'ijana abaye turose umukobwa we nigende umva fata niraho nsubira hari cyangwa se ufite umuryango wawe mwese mushorerane nk'imbwa mukurikirane mugire mushoranye nk'ibirutse mu mbere mu rugo azazana papa iki ni igitoki wagiye Kayonza iki ni igitoki papa twigendere musige hano iki se mu rugo rwanjye barero nk'uwananyiba subirayo hoje igenda nshaka kugenda yama mukobwa kakagasaza hano kwishyira sazi ranga namuka musore yategereje umugabo aramubura ko ntabwo abaye igicibwa gutyo nta sone wo 300 uramurinda ntabwo yari ibiryo byo kumbabura uzajya ngo akuza ry'ibyo niyo byaba ari byo kwishiga ako n'umwana wanjye sha ubwo mugomare ntari buzabyimenya nguki ngende ndakuvuga ngo nimbatse muri iyo mbere zana kagakomo n'ibihumbi 1900 bihwaniremo ngushyingire umukobwa wanjye kandi bigo muzabantu ukazanura ni mujya hejuru n'izina ry'Imana ngira kubita ishoka mu kiriziya igihabo kizagusame okay tubene twumvikana uburyo bwo kwishyura okay sava kari kuse siriga burya miki ndaje ariga burya inkwano nishimye uyu mukobwa afite banyirasenge azabagurira impano z'imibitenge n'ibiseke afite base bone banyina wabo bose n'amafaranga kandi no mukurya nzabaga inka ntabwo nzaye kugura ibiro by'inyama hara ku munzani miliyoni 2 nkubwiye ugiye kure nzasanga ngewe uretse ko tirime nzaguramo n'igitenge cya nyina usanga n'inzana kumaho urumva raye ndi kubambika ndajya uko umwana wanyu namwe nze mbambike ugena kutwambika ko mwashize isoni hakishoni isoni zihe suko mva nkubwire ubuko ni dote reception nta kibazo rigende mbaye magana ngahe tuzakoresha kabenzwe n'imisi ngenge ingurube tugahunga ku bugabo wa muhirimbiriwe kanje wandi
wandeka papa iwe wandeka turaguteruye nyine turakina se turagutsindiye nyine nta mikino none se ndakubaza umwana wanjye agiye he ndakubaza nyine bamujyanye ureba he baguhereye bamujyanye ureba he ndeba ninjiye mu nzu gato ngiye kuri igitambaro mu mutwe ngarutse nsanga umujyanye kubera kujya mu nzu si wowe se iyo bagenda wagicucu ubu igihe bahereye amafaranga make ndakuzanira umwana wawe nyuraho ndeka igihe bahereye banga amafaranga makeya ubu ngubu ntabwo uba wayatoye bakamujyana by'izina rye